rero wakemera kubera urukundo oye ntabwo nakwiyahura nivugiraga keretse nabuze ibiryo ngewe niba uri inshuti yanjye tukazabana niba utaragira gahunda reka mbivuge nitonze niba uzi ko inshuti yanjye tukazabana uzambaye ntuzankubite nunkubite nzahita nigendera ntuzanambabaze nanjye sinzakubabaza noneho ikintu kiba kibabaje uzana urukundo rubabariza uvuga ngo abakobwa ntabwo bakunda uzi gukunda umuntu mugendana uri kumva ukazajya no kumuzanira umukobwa atereta rero n'ubu ngubu ubona ngo nta boyfriend mfite hari igihungu nkunda cyabura se ntabwo mutima kibazo wakiyegereje ntibishoboka mushakaho iki uwo niyegereje byambayeho narabibonye uzi iyo ukunze umuntu atabizi ushaka uri wenyine ugakreatinga nk'ama scenarios mu mutwe ugatangira ukiganiriza kanarira amana abahungu ntabwo mwabimenya kandi ngo mugire urukundo Nise nk'icyo kije muri gukunda Jami washaka umpe nimero ze kareka usukuntu nari kiza mana we ngo wakunda harya ngo abahungu bo muri ki muri city keretse babereka icyo gihungu Nizubwo urumva nyine uko byagenda kose rero shaka ariko niyo tutakunda n'abana bacu nyambabona umushaka ariko ugashaka ko we atera intambwe ya mbere akubwira ko agukunda urabirwara bigashira ukabona undi musheri ushaka kwihambira ku muntu ndetse urumva aribyo byiza ahubwo ufite boyfriend ntago bizi nta boyfriend mfite bishaka kumpatamo abahungu ego ko ndarakaye ibihe byiza uri hirya no hino ku isi aho uri hatandukanye waba uri mu Rwanda cyangwa se utari mu Rwanda ntekereza ko n'iby'agaciro niba waramaze gukora subscribe ku biganiro byacu cyangwa se kuri channel yacu niba ureba ibiganiro byacu ni iby'agaciro cyane ndagushimira by'umwihariko wowe wakoze subscribe kuri Leya Entertainment niba uri mu Rwanda ukaba uri umuntu wifuza kuba wakwiga ibintu bijyanye na sinema ndakubwira ko niba uzi ufite inzozi zo kuza mu mukinnyi mwiza tugane ku Gicumbi Cinema Center turagufasha dukora hano ku Muhima imbere ya station Merez ya downtown warahabona ahantu ngo Igicumbi Cinema Center numara kwagera umuntu wese uzahasanga azagufasha ubundi ukabye inzozi zawe zibe impamo dusanga tugana ku matopic atandukanye nkuko ndi kumwe na mugenzi wanjye ariko uyu munsi ntabwo nzi icyo yateguye niba uyu munsi hari ibindi bintu ubwo mfite nanjye amatsiko kumenya Jamila uyu munsi yateguye iki tugiye kuganiraho ariko nawe ushaka kuza kugira uruhare mu kuba twaganira uciye muri comment section cyangwa se ukaba wanashyiramo na topic dushaka kuzaganiraho utaha nabyo birashoboka ubishyiremo hasi utubwire ngo muzaganire kuri iki ngiki dufite na gahunda yo gutumira abantu abatumirwa baba expert muri ibyo bintu tukabatumira ubu tuba turandika so niba rero ari gukigera kuri channel ya Leya Entertainment ntugenda ko subscribe share na comment ubundi reka me ikaze Jamila n'ubundi tugiye kuganira ndameze neza se neza cyane ubundi umukobwa utanga akaboko ushaka nk'iki niyo mpamvu uri singo ushaka nk'iki bizu byibura yego kiza bora zihorere bizu kwita amasina urayimye nayo muhaye shawara agasamba ndabizi ubuse ndaye guha wayihingiye kandi ko kuhingira nanone kubiye najya guhingira bizu aho wahinze ubuyore kubiye najya guhingira bizu oya buzu uko muha akaboko se ko wagahingiye basi mpobera ndabyanze banze kera ubyaye batanga mana we barankomerekeje ariko basanze ntajya nkomere ku mutima wabaye nk'urutare cyakora byo n'urutare yawe hago umugabo uzagushaka naye mugiriye impuhwe oya ndagukunda sheri utanamuzi aho uri hose ndagukunda cyane cyane gusa uryarya mwana uri utagira sheri urazi uvuga ngo umugabo uzagushaka ngo uramukunda ibyo byaho uri kwigaraguramo ntago bikubereye nta nubwo bisa neza kuri wowe ngwino ndahari ndagutegereje so guys njye mfite topic nateguye uyu munsi Leandre amaze igihe ategura ibintu akazana akavuga ibintu nkumva ubwonko bwanjye burayaze so uyu munsi ni njye ufite topic nateguye ibyo nshaka ko tuganiraho topic uyu munsi iragira iti uriteguye njye mwandi ready ndavutse ndi ready
koko usanze umuvandimwe wawe ufite brother wawe yego ndabafite nako usanze umwe muri ba brother bawe akunda girlfriend wawe cyane cyane kandi atiteguye kuva ku bintu wabigenza gute nawe amukunda se cyangwa oya girlfriend wawe ntabwo abizi ko umuvandimwe wamukunda ariko brother wawe ntabwo yiteguye kubireka kandi nta nubwo yabikubwiye ko amukunda ahubwo wowe wabimenya ubikuye ahandi hantu n'ibimenyetso urabibona ko amukunda arabigaragaza wakora iki ni ukuvuga ngo girlfriend wanjye bro wanjye aramukunda girlfriend wanjye se arabizi nawe ntabwo abizi ariko ashobora kuba wenda abibona kuko nyine urukundo ntabwo rwihisha right kumbaza icyo mvuga okay uko mbitekereza sinamuharira ko n'ubundi baba batarahura baba batarakundana sibyo se ariko baba cyakora baziranye it's okay ariko batarakundana we amukunda gusa nabanza nkambabana mu nzira what induvana mu nzira nuko nyine ubwo nahita mpanga nk'ubukwe kugira ngo nyine bimushiremo oya nawe upanga ubukwe kuko birangiye uzi si impamvu sinamuharira kuko n'ubundi umukopini wanjye aba atamukunda uri shuwase oya ntabwo wabimenye wasanga amukunda yihisha ntakwiyahura reba wakihura kubera urukundo oya ntabwo nakwiyahura nivugiraga keretse nabuze ibiryo ariko ibaza wiyahuye kubera urukundo sho umurambo nawe ukubita sha ntabwo bishoboka wakora iki urumva njye deja ikintu cya mbere nakora nabanza nkaganiriza umupatina wanjye ukamubwira ngo mukuru wanjye aragukunda cyangwa umuntu wanjye aragukunda yego kubera ko urumva we ashobora kuba abizi cyangwa se atabizi ariko nabanza nkamuganiriza nasanga bakundana ntabwo wabimenya rero umukobwa namaze kumenya ko nyine nawe amukunda byaba birangiye ubwo ntabwo amukunda kundusha ntabaharira ariko nsanze umukobwa nyine bataratangira gukundana ngiye icyo nakora usibye kuba naganiza umukobwa nkamubwira reality ukuntu imeze agahitamo cyangwa se mu kimwe nkabana uzi n'ikindi petit frère aragukunda kandi ndabona bimeze nabi ahubwo ugiye reka tugire gute hariya ufashe urukundo ukunda sheri wawe urukinnye nk'agapira ngo hitamo ngo n'uyu cyangwa se uyu nguyu oya da urukundo rega ntabwo rugomba kurwinginga yaba yagiye gukunda petit frère ari afite impamvu oya ashaka ko ari gatamukunda cyane ariko agatima gatera nagakuramo ako gatima hariya ujya wemera ko ushaka gukunda abantu babiri ako gatima nagakuramo kari nyine urabyemera umutima ko ushaka gukunda abantu babiri urwo ntabwo ari urukundo n'irari Leyandire ntabwo ari irari njyewe Jamila narababajwe umutima wanjye waramenetse kamwereke ubundi abanyabwenge bavuga ko ubundi umuntu akunda rimwe ibindi byose tuba turimo ni imikino niba rero niba uri ex wanjye ahantu uri sinagukunze sindakunda ntegereje urukundo rwanjye ubundi se mwe murakunda mwe ntabwo mukunda akorera ubona umutima wacu ari nk'agapopo no nta mugore ukunda turakunda twebwe turabakunda mwe mukatugandukira hanyuma se nta bakobwa bajya babwira abahungu ko babakunda bakabasaba ko bakundana ni irari ntabwo ari irari ni irari oya ngusobanura ifact ikwereka ko mwe mutadukunda se bivuga ngo mwebwe muri ibiremwa bijyaho byoroshye ndagusobanurira ubu nonaha nubwo topic tuza nk'abagiye ku ruhande ariko ntari reka mbanze ngusobanurira kano kantu ubu nonaha Jamila tujye gushakana hari condition ugenderaho yego sibyo uvuga ngo Leyandre afite akazi Leyandre afite inzu Leyandre wenda ari financially stable ku buryo uvuga ati ese umwana wanjye azigaye ntabwo azambara ese umwana wanjye urumva iyo situation sibyo aha handi ukunda kubera ko njye nakwitayeho ushobora kuza Jamila utankunda ariko twebwe baje mu kuntu turi indyarya ariko ni ambition z'abasore bose ushobora kuza kuri Jamila nkamugira inshuti nkajya amenya abadama muteretana nkamenya utazi ko mfite gahunda yo kujya gute yo kuzagutereta cyangwa se yo kugushyira mu rugo
none igihe kiragera ngiye kubera ko nakugize inshuti birunka ko nkugeraho mba namaze kumenya Jamila akunda iki, Jamila wenda n'urugero niba atarakora sex, Jamila yahuye n'abasore bangahe. Ikibazo ndagusubiza ndabyanze reka banze ndagusubiza nacyo. Abakobwa bose baterese niko bakwemeye banyemeye yego bite nuko nagendaga bose baranyemeye ntago bishoboka ntago nariye ntibibaho wanteye ndo nazi hano muri comment abimbwira ntago yaza ngo abivuge ngo yishyire ku karubanda nta muhungu waho utarariye indobo reka mvuge ndabyibutse mwana hari umukobwa muri primaire nakunze ushaka kuntereta sibyo nyine waranyikundishije ariko ugasanga ntabwo type yanjye nanjye narakaza mutwe muri primaire agiye gutereta cage ibaze ahubwo ahereye kera wabara ubu ngubu Leandre basigaye bamwangakarira we yahereye primaire ubuzima bwawe bwose ngaho reka musobanurire rero sibyo none wowe cya gihe cyo kuvuga ngo Jamila urajya kunyigaho urasanga tuziranye neza ariko ku buryo niba nare no kumujama ndaba mbizi yanjye nago na uretse se wumva so bivuze ngo rongewe nagukunze nguha umwanya wowe kampa amatwi nakumvisha ureki imishinga yanjye tugomba kuyijyanamo ukayumva uharangiza ukaza mu rugo noneho uyu ugeze mu rugo uravuga ati se wa munsi nzaba ntari gukora kuri ko nsanze ufite akazi kawe wenda wabyaye uyu muntu azatunga urugo ese ntibazatwirukana mu nzu ese so bivuze ngo rero mwebwe gukunda kwanyu bidependinga kuri twebwe uko byenda kose njye nta gushotoye ntago ari all the time nakubeshye Jamila ntago ari all the time uretse nkwereke nakubeshye y'umukobwa mbwiye ngo arankunda mbigiraho dute nyine ngiraho macenga cyane kandi kubera cyane bya danje ikibazo ashabaniga rero namwe sinzi ibibazo mufite kuko twebwe Imana yaduhaye imbaraga hari imbaraga mufite zanyu hari natwe hari imbaraga dufite zacu so bivuze ngo za mbaraga zanyu twe haraho tuzi zigarukira zanyu natwe haraho tuzi zigarukira zacu bivuze ngo ubu none hangiye nkuko nabikubwiye ushobora kuba ufite umujama muri inshuti utabizi ko azakubera umugabo wari ubizi hari umuhungu inshuti yanjye hamwe ngo reka tuzakora ubukwe nyine twebwe abajama ashobora kwihangana hari umutipe reka batera ku gastori umutipe yamenyanye n'umukobwa bamenya ariko nyine bwa bushuti busanzwe buri aho ngaho ariko uri mujama urya abana koko ubwo ariko umukobwa akajya abona ibyo umutipe akora ndetse n'uwo mukobwa yajyaga aha pasi uwo mujama ariko uwo mukobwa baturanye muri quartier atarakora sex bafite ntabwo araziranye n'abahungu ku buryo nyine umujama ariya yabonaga nk'umukobwa ngo uriya mukobwa ni mwiza umuhungu yari azi ariyo maraye uretse se noneho umukobwa agahita ajya kumuteretera wa mukobwa akamuzanira bakakora ibyo bakora bakagenda ariko agaprotectinga wa mukobwa akamurinda abasore umukobwa atazi ko ari kumurinda kugira ngo azagire gute azamugira umugore uwo mukobwa yaje gushinduka yisanga ari umugore w'uwo mujama n'ubwo abana bafitanye abana ngewe niba uri inshuti yanjye tukazabana niba utaragira gahunda reka mbivuge nitonze nigeze nk'umama mu rugo niba uzi ko uri inshuti yanjye tukazabana uzambare ntuzankubite nunkubite nzahita nigendera ntuzanambabaze nanjye sinzakubabaza rero niba nari nkubwiye mu kanya ndakubwira ngo ngewe impamvu mba muhariye agapira nuko we nyine ashobora gusanga wenda nk'uwo muvandimwe wanjye hari icyo yandushije oya rero baba witonze uzi impamvu ngiye ibintu muvuga ntabyemera none se rero ntabwo ubu nshobora kugukunda pe bikaza utazi n'ahantu bivuye ariko njye nta muhungu nabwira ngo ndamukunda ntabwo mukunda ariko oya rero ngiye reka nkubwiye story yanjye sibyo uyu muhungu ikibazo nareba iki kiganiro araza kubimenya hari ikibazo ariko ntabwo hari umuhungu ngiye nigeze gukunda cyakora umuhungu yarambabaje kandi ntabyo namubwiye man he was my friend yari inshuti yanjye cyane twari turi close gutya tuniga na same class hakuzira inkonkobotsi y'inshuti ye nayo irankunda ngaho abajama babiri yego ngewe nkunda yakundaga undi ahubwo nayo hari inshuti y'inkunda
kandi njye nkishakira uwo wakundaga undi. Ni ukuvuga ngo uwo wakundaga umujama, yego, uwo mujama nawe akunda undi, noneho nawe inshuti ye iza kugukunda, iyo mukora eshanje uyaha. Noneho ikintu kiba kibabaje, uzana urukundo rubabariza uvuga ngo abakobwa ntabwo bakunda. Uzi gukunda umuntu mugendana, uri kumva, ukazajya no kumuzanira umukobwa atereta. Si ibyo byabaye ko umukobwa ze, uri kumva, uyu we ntabwo wenda yakundaga uwo mujama, njye naramukundaga, njye ndi kwivuga, njye naramukundaga man. Noneho akazajya nyicaza akanyigisha ukuntu uwo muhungu w'inshuti ye ngo nkunda, ngo ari umwana mwiza, ngo dukundane. Urumva ikosa wakoze rero ni irihe? Wowe wakunze umuntu ntiwamubwira. Ntabwo nabivuga, ubuse nabwira umuhungu ngo ndagukunda wowe, ibaze ko nongeye nkababara ariko ubu iyo murebye mana we, none nk'abahungu tuba twarakundaga kera, izi saha iyo murebye uzi ko ari uba warasariye nk'umuntu wamureba mu myaka nk'itanu ako no baracyari nigatanje ahako ntabwo rape. None se urumva nyine impamvu mvuga ko mudakunda rero, twebwe Imana yaduhabwa ubushobozi bwo kubabwira ko tubakunda. Oya, ntabwo ari uko tudakunda reya, twebwe ahubwo tuzi noneho ukuntu urukundo rubabaza. Ni ukuri ko Imana abakobwa benshi babicamo, ugakunda umuntu wasanga hari umukaritasi w'umukobwa, reka ni kumutuka wenda ushaka gusana azashotinga shoti, kumugwa wasanga hari umukobwa nkunda kandi avuze ngo iyo umukobwa akubwiye ngo aragukunda ngo bigenda ute? Urumva tubanza kuba inshuti nakubeshya. Oya, akoreka nkubwire ya biri seri. Abakobwa ahubwo bagira urukundo, uri kumva nyine, ntago hari ukuntu mujya muvuga ngo kugaragaza ngo signs, ngiye nkanjye sibyo, nshobora kugukunda tukaguma gutya, sinkwereke ko nagukunze. Ntabwo ari sawa rero, ibyo bintu uzabikosora. Ntabwo nabishobora nyine, dore defa abanyarwanda rero n'ubu ngubu ubona ngo nta boyfriend mfite, hari igihungu nkunda. Oh yes, cyabura se ntabwo mutima kibeso wakiyegereje nibishoboka. Mushaka iki? Uwo niyegereje byambayeho, narabibonye. Narababaye, ndababara, uri kumva, uziko nababaye imyaka 4. Ni myinshi. Mbigira na beef. Hari indirimbo y'umuhanzi witwa n'umuhanzikazi witwa Teteroka, ushaka utayizi ariko ushaka kubizi, nawe naje gusanga uri Marine ntawamenya. Indirimbo iravuga ngo ese wari wakundukarira ukamera nkaho wabaye. Noneho reka nkubwire rero, iyo ndirimbo uzi ukunze umuntu atabizi, ushaka kuba uri wenyine ugakreatinga nk'ama scenarios mu mutwe, ugatangira ukiganiriza ukanarira mana. Abahungu ntabwo mwabimenya kandi ngo mugire urukundo. Mbese uriganiriza ku mujama nyine ukamwimagine man. Bise yese? Yego. Ariko niyo uri kwimagine gahunda nayo uri imagine. Oya, nganyumvira. Yo muri ntago wa block mind, ntago wa limit mind. Iri kwimagine nabyo bizamo. Wimagine wenda nurugira mwarakoze ubukwe. Eshaye gushana nabyimagine gaturi dufite nk'abana nka 3. Nkareba uko nari ikibogari nkavuga ati nise nk'icyo kije muri gukunda Jami washa cyako umpe nimero ze kareka usukuntu nari kiza mana we ngo bakunda harya ngo abahungu bo muri ki muri city keretse babereka icyo gihungu Bea ni mwiza, avuga neza, asa neza, ni bogari. Nisi nyine ubundi ushaka kutabikora, nyine nk'umuntu. Nago namubwira ngo ndamukunda, wishaka kunyigisha. Mugira inshuti nyine kandi wazabikubwira. Uzi ko mwe mufite ubundi Shaggy yaririmbye ngo strength of the woman. Murazifite. Urumva umukobwa iyo ashaka kugira ngo yigereze umutipe, mufite inzira nyinshi mwe mwabikoramo. Ushaka kutabikora biri too much kugira ngo nyine nkanjye bibaye too much birambangamira. Ariko ubaye ushaka kuba inshuti yanjye kugira ngo ube girlfriend wanjye birashoboka. Uko ngiye ndi umuntu uganira, ndi umuntu nyine uri sociable ku buryo biroroshye nyine ko wanyegera. Ahubwo iyo unyeretse kunyitayeho cyane cyangwa se n'urugero ukeruka ukavuga ngo ndagukunda, ngiye mugendera kure kuko ntago mbazi ikikuzanye. Reka nkubwire, ngewe buriya ntago nshobora kwigira inshuti yawe nyine, ntago nshobora kwigira inshuti like ntago nshobora kugira ikintu nakora kugira ngo runaka nkunde.
na urwo rukundo ruba ari urukundo rw'urwingingano ni umugisha w'umwingingano. Reka nkwereke ntabwo ari umwingingano, erega hari icyo uba ushaka wowe umushaka Erega ariko reya- ugashaka ko we atera intambwe ya mbere akubwira ko agukunda. urabirwara bigashira ukabona undi musheri ushaka kwihambira ku muntu. Ndetse urumva aribyo byiza. Oye reka nkwereke ushobora kumugira inshuti ni urugero ukaba wenda ufite nk'amafaranga hano ari bitese sawa uri hehe ukamushotora batera ubundi twasohotse ni urugero ukamwajya wenda nko kurya baga None se ngiye Mungu si dusohokana none se gute aranandungikira. ahubwo ikibazo ni uwo mutipe rero utagize nyine utabikubwira ariko urumva deja uramufite ahubwo ufite boyfriend ntabwo bizi. Nta boyfriend mfite bishaka kumpatamo abahungu ego ko ndarakaye. N'ubundi uwo ni boyfriend ahubwo mu buryo utazi I'm single and ahubwo searching. nawe Ceceka. ha Jamil ahubwo nawe uwo mujama afite ikibazo niba atabona ko ufite ikibazo nurebe iki kiganiro ufite niba ikibazo. atabona ko umukunda kandi mugendana Oya ntago mukunda ku buryo nabimwereka ngo dukundane. kandi uramukunda ariko Kuba turi inshuti ariko ye- mwakundana Eh. yanakuye n'umugabo Mwana witwa ubuzi ko n'imagine dufite abana batatu. nese ubwo urumva nyine uko byagenda kose rero Nariba ariko niyo tutakundana abana bacu nyambabona. Ntabwo reka kuba njye nawe twakundana biri ngombwa cyane. nubwo mutakunda ariko abana banyu mubabona ako kantu kararenze Nyambakurura mu bwonko nkababona batatu beza sha basa nawe mana we. Bimvange basa nawe hese. Basa nanjye nawe. ariko arayaye none se Jamil urumva nibyo nakubwiraga ngewe ntakubeshye umuvandimwe wanjye aramutse abaye yarakunze uwo mu girlfriend wanjye ngasanga ntabwo wenda bakundana nta cyatuma nakomeza no mu girlfriend wanjye ariko impamvu namuha amahitamo ndamutse nsanze bakundana Petit frère amukunda nawe amukunda Ubundi urukundo rujya aho rushatse. nahita amanika ko urukundo rujya aho rushatse bivuze ngo nahita amuharira Ndi nabafata Ariko nkabashyira mu sinamuharira, kazu byaterwa nkabashyiramo. byaterwa n'ukuntu uwo mukobwa amukunda kuko guharira umuntu none harimo ubugwari kuko yaba azi ko Uri kumva ubundi uba ugomba gufightinga. yaba arimo ubugwari ntabwo namureka ahubwo kubera ko aba azi ko ari njye twakundanye mbere yafightinga nyine no kugira ngo ashake undi Kandi atiteguye kurekura. aho yagomba kurekura Ntabwo arekuye. kandi ari njye twatashye Biranze. niyo mpamvu nanjye nahita mpanga ubukwe mu gitaraganya Oya ubwo harazamo gupfa no umwana. nahita mpanga igitaraganya Uremera gupfa cyangwa muri umuntu wawe apfa. yajemo gupfa nanone mwajye wagenda Nicyo niyo option yonyine ihari. Cyangwa kwemera ukarekura. tumutunge twarandiye kubera ibyo gutekereza urumva gupfa ntabwo byari birimo umwana Mutubwire muri comment. gupfa ntabwo byari birimo Byajemo. Byabaye ngombwa. oya tubikuremo Iyi topic ni yawe we. tubikuremo Ni yawe se. Iyo wazanye topic yawe njya nkuburanya twesurane. sha umuvandimwe wanjye rero aramutse yemeye ko mpfa kubera umukobwa yaba ari igicucu Ari umukobwa cy'uwo. yaba ari igicucu nanjye nemeye ko umuvandimwe wanjye apfa kubera umukobwa naba ndi igicucu Cyane. kubera ko umukobwa abakobwa barahari ni benshi nubwo bose atari bamwe ariko barahari benshi ni nkuko n'abasore ari benshi bose atari bamwe bivuze ngo rongewe hajemo gupfa namuharira nkamwihorera najya ngo Oya nawe reka nkubwiye basika ngo ugire inama ijambo wakoresha. Uvuga ngo uwo mukobwa namureka. nyine namureka Ntabwo aba umuhari wajugunye. reka namuharira ubundi abakire tuzi guhara Mba nari ngiye gusezera ariko mbuze uko nsezera. Sanze hari akandi kajambo ugomba kubanza kuvuga. akahe Reba ugira urukundo. rwinshi cyane None uraruretse ruragiye. kugira urukundo sibyo Imana yaravuze ngo abahaye ubwenge mu bukoresha ntabwo ngiyewe najya kurwanira umukobwa n'umujama ntibishoboka Kansezera. ntibishoboka rwose Jamil njye ntabwo najya n'urugero
cyakora ni urugero ngiye kumurengera mu wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, wenda hari umuntu umwendereje, umuntu mbona nyine ngiye kumutabara namurwanira, ari nyine nawe urabyumva izo situation ku buryo ari mu nyanja, harimo umukobwa mukundana, harimo mama wawe, harimo n'umwana wawe wakuramo umukobwa. topic urahinduye. Nese uvuze ngo wamurwanira, ni wowe uyihinduriye. Oya. Urayihinduye, nanjye nkoresha akenge gake mfite. Ni ukuvuga ngo ngansubiza uwo wakuramo. Hagati ya nande? Mama wawe, umwana wawe n'umukobwa mukundana. Ariko umukobwa mukundana ntabwo ari mama w'uwo mwana. Mbese muravanga topic. Muratuma nyine nari ngiye gusubiza. Oya, mbwira ngo umugore wawe, umwana wawe na mama wawe. Umugore wawe mushyashya. Oya, umugore wanjye. Wabyaye uwo mwana turi kumwe. Okay, fine. Umugore wawe na mama wanjye n'umwana. Nakura umugore wanjye. Ndagusobanura impamvu. Yasezera. Ndagusobanura impamvu. Mama wanjye nta kintu cyabaho na kimwe cyatuma turyamana. Afite cyatuma ngenda dukora umuryango. Sibyo? Kuko aba yaramaze kumbyara biba byararangiye. Hari nawe ukuntu byumva. Hari undi nawe ukuntu buri wese afite ukuntu abyumva. Bitabujije ko man mfite mere nkunda arabizi. Ariko nyine iyo niyo reality. Ubu nonaha yamaze kubaka umuryango, nanjye ndi kubaka umuryango. Sibyo? Nakura nk'umugore wanjye kuko umwana twabyara undi. Oye, kuki utakura mama wawe ugashaka undi mugore mukabyara abandi bana? N'uri stili umwana namutaye. Kandi wango wabyara abandi? Kuki nta mubyara se ku mugore nashatse? Ari yazi ko mama wawe nta handi wamubona. Abantu bataza kuza kunyumva nabi. Ndabizi ko ukunda umubyeyi wawe. Reya bajyava akabura ntikaboneke niki. None se kankubwire. Niba mama wawe ubu none nyine umufite, sibyo? Utekereza ko hari ikindi kintu wakora kugira ngo kubyare? Sha byonyine kuba ndi kumubona. Mwana tugomba kubaha abagore bacu mwana. Ahubwo ndamukumbuye. Tugomba kubaha abagore bacu no kubakunda. Ntabwo bivuze ko narohora umugore wanjye bivuze ko ntakunda mama. Ariko mama ibyo yarabirangije n'urukundo yampaye yarumpaye, nanjye ngomba kujya gukorera umuryango wundi. Mwabagabo mwe muvuga ngo mwakora nk'ababyeyi banyu mwana. Je ntabwo mbyumva simubeshya. Uzuko mbuzi ikintu mvuga. Nyine ndabyumva ubuzi icyo uvuga, ariko nge niko mbitekereza. Kubera ko ubu nonaha mama wanjye apare ko mukunda, sibyo? No kuba wenda mubona nk'umubyeyi wanjye wambyaye uri hariya, sibyo? Serivisi ayikorera papa. Kugira ngo byumve neza, serivisi ayikorera papa. Yego ushaka kugenda nkabona undi mugore, ariko umugore nashatse nyine mu gihe nkimukunda ntamukuramo, ahubwo papa nawe akaza gukuramo umugore we. Abantu bararakaye ababyeyi mama wari handira hari ibintu birebe. Si ukuvuga ko ntamukunda, ariko niyo reality. Washaka undi mugore Reya? Hari okay. Uremera ko none se ko umuntu adivorce n'undi atanapfuye agashaka undi. None se uba yitonze wabona undi mama wawe? Sinamubona. Icyo kidacyemera. Nikuye mu kiganiro. None se yapfuye ntagenda. Reya nikuye mu kiganiro. Yapfuye ntagenda ntuvuga ngo yarambyaye ariko yarapfuye. Baze ko mbigize pasoro. Nyine ni pasoro nyine nibyo nashakaga. Kujya mubigire pasoro. Ngewe impamvu mvuga ibi ngibi nuko uko byagenda kose. Uko byagenda kose. Reka ngurugero. Abantu bafite ababyeyi bashaje ntimuze kuza kunyumva nayo nk'abantu ariko namwe mubitekerezeho. Si uko mbabwiye ngo mu binube mutabyumva nabi, no kuganira. Hari igihe usanga umuntu afite umubyeyi, sibyo? Afite nk'imyaka 120, 130. Sibyo? Uwo mubyeyi mu by'ukuri ni umubyeyi wawe Imana, uranamukunda nibyo, ariko ugasanga wenda ni hahandi abatangiye kunanirwa, abatangiye gusubira bwana, sibyo? Murabyumva? Uwo muntu mu by'ukuri kwitaba Imana kwe nibyo birakubaza nk'umubyeyi, nako nk'umwana.
ariko ku rundi ruhande aba yarakoze ibyo yagombye gukora mu gihe cye yakubyaye, agomba kuruhuka. akorera uzi ko umuntu ugeze hariya aribwo aba agukeneye cyane kurenza ikindi gihe yageze agukenera. Ndabizi cyane, nanze kuvuga amadepanse kugira ngo abantu bataza kuza ngo urumva ngo none se kambwiye Jamie, ni urugero umubyeyi wawe niba atangiye kuba yakwikoreraho ibikomeye, sibyo? Urumva iyo myaka ukuntu bingana, oya boyitonze kuba Imana yamuruhura. N'umubyeyi udakuze cyane na mama wawe cyangwa mama wanjye ukuntu bangana ashobora kurwara indwara ituma yego atabasha aho kugira ngo ajye kuzahara nyine utakaza umwanya, utakaza amafaranga. Oya ashobora kuba ashobora kurwara iyo ndwara ituma bigenda gutyo, ariko atari ukuvuga ngo ararembye ari kwa muganga ngo urishyura amafaranga menshi wenda ugura pampa gusa. No icyo nshatse kuvuga rero, kuba Imana yamuruhura urumva ari ikibazo. Bihuye he no kumurohorera mu mazi? Nganyumvi siko bigize pasoro cyane nge narakaye naragukubita. Ngewe narohora umugore wanjye, umwana akagenda tukabyara abandi bana. Nisohoye mu kiganiro. Ugize gute? Ugize gute? Nivanye mu kiganiro. Ubyumva gute? Ariko rero ntacyo katugenda, ariko nanjye urandakaje. Sezera ndabakunda cyane. Nsekera akomara ko ndababaye, aziko nzaba mama nanjye urwana nzabyara uzavuga ayo magambo. None se nge sinzaba umupapa nanjye urwana nzabyara nako umwana nzabyara nazavuga aya magambo. Umva umwana nzabyara nawe iki kiganiro sinakwisa urwana ndagukunda naranabura. Mwakoze cyane. Wowe ubyumva ute, ubitekerezaho iki? Tumye hajyamo topic ebyiri. Uramutse usanze umuvandimwe wawe akunda umuntu ukunda cyangwa se umusheri wawe, ariko wenda umusheri wawe ntabizi, ariko ukabimenya ko mukunda, wakora iki? Wamuharira? Wakora iki mu yandi magambo? Ubwo topic ya kabiri yahise ijyamo, uramutse ufite umubyeyi, umwana ndetse n'umugore wawe ugomba gukuramo umuntu umwe, wakuramo nde? Mama mwana ntukazane mama wanjye mumuzane umuvange n'ibiboro biri aho ngaho bibonetse byose. Ndamikwarakaye ngiye kuri mama kare ahubwo ndamukumbuye kantahe. Nanjye kantahe none tugiye kujya kwipfumbata. Damien karabyanyaye. Mwakoze cyane, ibihe byiza aho muri hatandukanye, ariko mudeze comments munsi muri comment section kugira ngo tumenye uwo bitekerezaho iki, wakora iki uhuye na situation zimeze gutyo. Nyuma ya kamera wenda hari ibindi ntekereza. Ibi bintu ukajya mwifata paso no uko ndamukubita ikiboro tuvuya. Ese ubona dusha imbaraga? Shaka reya nge nawe cyo nzi nuko byari mbiri. Sure. Ufite ibiro bingahe? Ngashyira hano akaboko bakareba. Zana baturebe nge nawe ko tukanganyara kuraho. Oya. Ntumbwiye ko dusha imbaraga se? Oya begereza hano imbere, gereza hano inkokora yawe. Egereza yanjye. Gutya ntabwo bishoboka. Byibura gutyo. Twaba twagiye. Wetunze ariko. Yo. Hari gifite imyaka ingahe? Mwakoze cyane guys. See you, turabakunda. Ubundi mukomeze mugire ibihe byiza. Ningana nawe nzaba mfite imbaraga nk'izi. Blessings.